Muraho neza bakunzi bacu aradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje koza ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje koza kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kugiye kubona icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni impande eshatu cyangwa ni impande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. A, uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D, hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Hano harimo za modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Duhisemo B, tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo neza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyura bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ikinyabiziga cyawe cyageze mu rwondo, ese aba agomba gukoreshwa ubuhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ukibuka ko iyo bavuze ngo inziga ni kimwe no kuvuga ngo imipine y'ikinyabiziga. Imipine rero bahita bazirikaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Turi bahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode tubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se kugufasha kwiga amategeko y'umuhanda, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, koresha nimero tuze tukwigishe, cyangwa ukoresha izo nimero tukwigishe mu buryo bwa online. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo itwanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Bushobora kugera ku bihe bipimo. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, metero 4. B, metero 3 na santimetero 50. C, metero 3. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko icyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni se metero 3 biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125 iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Ni ukuvuga ngo amatara maremare yo tuzi ko aba agomba kumurika muri metero 100 igihe ijoro rikeye, ni ukuvuga ngo ni nijoro mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125 iyo ntera igira ibipimo byayo. Igera ku bihe bipimo ivuye kuri metero 100. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A metero 200, B metero 100, C metero 85, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko watubwiye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Biva kuri metero 100 bikagera kuri metero 75. Hano hari metero 75 ubonyemo, oya niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko mu kizamini wakora mu kanya nubona bashyizemo metero 75 itugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Babikubwiye wakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru itubikora murabizi. Intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ati? Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze kuri zebra cross ku nzira y'abanyamaguru, ese wakwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. B gukomeza ugendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. C kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka. Mu gihe kuri direct tugira ngo kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Reba iyi shusho dufite, urabona ko umuyobozi w'ikinyabiziga ari kuza satira zino nzira z'abanyamaguru bambukiraho. Ese ni gute uba wakwitwara? Ese wakora iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara, kugira ngo umunyamaguru wa mbere ubwo araba atangiye kwambuka guhagarara umuha inzira bikorohere. Ugabanya umuvuduko rero mu gihe cyiza ukitegura guhagarara ubwo umunyamaguru wa mbere araba atangiye kwambuka. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: ayo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ugeze hari ibimenyetso bimurika ugasanga byapfuye, hahita hakurikizwa itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Cyangwa se mugeze ahantu nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari kiri kugaragaza ese ninde uratambuka mbere y'undi, naho hahita hakoreshwa iryo tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Ndakeka ko waramutamo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda
byagenze ute? Murabizi feruje niko mubyita mu ndimi z'amahanga, iba igomba kujya ubundi iburyo, mu ruhande rw'iburyo. Ariko hano mu mijyi ya Kigali mujya mubona ko hari igihe ugenda ukabona barabimanitse cyangwa se biri ibumoso. Ni ukubera iki bashobora kubishyira ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, ni ukuvuga ngo ijambo abagenzi bakoresheje ntabwo ari kuvuga abanyamaguru, ahubwo ari kuvuga abantu bose bari gukoresha inzira nyabagendwa. B, hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Bishyirwa iburyo, bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ageze aho banyura bazenguruka? Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ugeze kuri rompuwe. Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze kuri rompuwe, se ugomba kwitwara ute? Se ugomba gukora iki? Atangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B, tangiza ku binyabiziga biremereye gusa. C, tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D, komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Iyo ugeze hari abanyura bazenguruka, winjira mu cyerekezo cy'iburyo, utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe kuko nibyo biba byagutanze kuhazenguruka. Ndakeka ko waramusitamo A, tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Turabahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Ese kino cyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kiba kimenyesha iki? A, ibyago. B, ibibujijwe. C, ibitegetswe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ibyago. Kino cyapa nukibona mu muhanda uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri kugenda mu muhanda ugahita ukibona bakirambitse mu muhanda, uzamenye ko imbere hafiriye nk'imodoka cyangwa se hari ikindi cyago kiri mu muhanda. Rero kino cyapa kiburira cya mpande eshatu kiba kimenyesha ko hari ibyago. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, kuvuza ihoni. B, kwihangana ugategereza. C, gukomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, kwihangana ugategereza kugira ngo utabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Mbibutsa ko ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ushaka tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha aho waba urose mu gihugu, haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, kazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire aho muduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubibagufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo utugarurumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Tuba tugomba kuba dusute: A, umuhondo. B, umutuku. C, umweru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro iso cyukuri nta kindi ni se umweru. Utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tuba tugomba gusa umweru, uturi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba gusa umuhondo, noneho turi inyuma ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi umuyobozi abujijwe, uba ubujijwe iki? A, kugendera mu gisate cy'iburyo, B, kunyuranaho, C, kugendera mu gisate cy'ibumoso, D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, iso cyukuri nta kindi ni se, kugendera mu gisate cy'ibumoso. Nuvuga ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, uba ubujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso, kubera ko urabizi ukinjira mu muhanda uhita utangira gukoresha uruhande rw'iburyo, wakoresha uruhande rw'ibumoso bibaye ngombwa mu gihe ugiye kunyuranaho, gukatira ibumoso cyangwa se guhindura icyerekezo, ariko uhita ugaruka iburyo. Rero ubujijwe gutwara ikinyabiziga cyawe mu ruhande rw'ibumoso ngo ukomeze uhagendere mpaka, biba bibujijwe. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda utaringaniye iburyo, B, akamanuko gashobora gutera ibyago, C, ahantu umuhanda umeze nabi, D, uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro iso cyukuri nta kindi ni B, akamanuko gashobora gutera ibyago. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kiri kukubwira ko ugiye kugera ku kamanuko gashobora gutera ibyago. Ukwibuka ko ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ikindi ugomba kumenya ni uko tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, usoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, B, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, iso cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, n'icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga nibyo biba bikenewe kugira ngo ubashe gutwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa biteganywa n'itegeko. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandika ku gapapuro: A, nyuma y'umwaka umwe, B, nyuma y'imyaka 2, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, iso cyukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Noneho icyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga baguhaye yari ku modoka zikora ubucuruzi, kimara amezi 6 kugira ngo uzakenere kujya gushaka ikindi. Yaba ari ku modoka zidakora ubucuruzi, kikamara amezi 12 kugira ngo
ubone kujya gushaka ikindi. Ariko ikinyabiziga cyo gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndakeka ko waramutse uhitamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Aho bagobokera ibinyabiziga cyangwa se cyerekana ahantu hari igaraje kirangwa no kuba gifite amabara asate: A ubururu, umweru, umutuku; B umweru, umukara, ubururu; C umutuku, umweru n'umukara; D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Icyapa cy'inyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'umweru, hano niyo mpamvu bavuze umweru, ibirango by'umukara, hano niyo mpamvu bavuze umukara, n'umuzenguruko w'ubururu, niyo mpamvu hano bavuze n'ubururu. Ndakeka ko waramutse uhitamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. B kugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. C cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kikubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Bakunda kugishyiraho akenshi uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Urabizi mu nzira y'icyerekezo kimwe iyo wamaze kuyinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. Ariko nawe mu gihe uri kuyigendamo nta kinyabiziga mwigera muhura. Rero uvuye mu iyo nzira y'icyerekezo kimwe noneho ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, aho urahura n'ibindi binyabiziga bituruka imbere yawe biza bigusanga, bahita bashyiraho kino cyapa kibura kikubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Ndakeka ko waramutse uhitamo A, ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ese ni ryari umuyobozi w'ikinyabiziga uba ushobora kwakiriza ibinyoteri byose by'ikinyabiziga cyawe icyarimwe? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, ikinyabiziga cyawe wenda gishobora kuba cyacitse feri, kuko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Wari wahisemo A ibari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ibari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo by'ukuri bibiri. Ndakeka ko waramutse C. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni duwuhe? A kilometero 50, B kilometero 40, C kilometero 30, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50. Atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha aba ari kilometero 50. None kwamo
umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri aba ari kilometero 50, noneho imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha, noneho ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu saha, noneho kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Ibyo bibazo byose barabibaza mvuzeho, babivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru ukorere imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo birabujwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Urabizi hari ikinyabiziga gihagarara ahantu umunsi wose, hari ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose, ariko uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe akanya kanini ahakurikira. Hehe? A, mu duhanda tw'abanyamagare, B, mu duhanda twagenewe velomoteri, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri mu duhanda tw'abanyamagare, no mu duhanda twagenewe velomoteri bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'ikirambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga iyo ari gukunda kuza mu kizamini. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode yaba iyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo aribyo mwita ni kuri provisoire. Aho ari hose mu gihugu rero twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 ugofetere kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare kuri iyo nimero tubigufashemo. Ushaka kwiga mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se mudasobwa yo kugufasha gutegura kino kizamini, twandike cyangwa uduhamagare tuze tuyikwigishe aho waba hose mu mujyi wa Kigali. Ni kuri 0789351626 tukaza tukabigufashamo aho waba hose mu gihugu. Ukeneye igitabo cy'amategeko y'umuhanda turakikuzanira. Ukeneye dokima zose zikenerwa kugira ngo uzatsinde, yandikira kuri WhatsApp nimero mba nayibahaye zibahereze, ubundi mujye mu kizamini mukorere rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.